bagukoresha nta mwanya ufite wigenga. Yes, nta mwanya ufite wigenga, ahubwo bo baragukontorora ku gihe cyawe. Ubona kuvuga ngo nibo baguhitiramo, niba ugomba kujya kuri wese nibo babyemeza cyangwa ntibabyemeza. Isaha ugomba kuriraho nibo babyemeza, ntabwo wowe uhitamo igisaha ugomba kuriraho. Rero nicyo nabonye nyine kitameze neza kuri iyo ngingo. Okay, no kuri so actually ngiye mbona nta byinshi mfite byo kuba navuga ku muntu wikorera ko aba afite imbogamizi nyinshi, gusa ko nizibura hato na hato ko ari cyane mbona nko kuba wikorera hagomba wenda kuba muri risk y'ibihombo. Iyo ujya gukora iryo teganya bati nubwo shoye mfashe risk, hari igihe nshobora gushora hashya ugasanga nyine ibihombo birazi. Ubundi kwikorera ngewe mbona